Ndabasuhuje Imana ibaha umugisha. Iyi ni Blessed One TV, muhawe ikaze. Mbazaniye ibintu bigera kuri 7 umuntu arota cyangwa se bibaho ku buzima bwawe bikagaragaza ko uri munsi y'ububasha bw'imbaraga z'umwijima. Ibintu 7 umuntu arota cyangwa se bikubaho mu buzima bwa buri munsi, bigahita bikwereka ko hari imbaraga z'umwijima zikurwanya, ukamenya ko uri under spiritual attack. Nanone ibinkuzaniye ndagira ngo niba utarakanda subscribe, reba niba utarakanda subscribe ukande subscribe aho ngaho kuri Blessed One TV, ujye ubona ibiganiro bikurikira. Kandi nanone uba udufashije cyane kubikora, uba ufite ingabire yo kuzuza no gukora umurimo w'Imana. Imana iguha umugisha kubwo kuba wemereye gutanga ubwo bufasha bwa subscribe aho hasi. Imana iguha umugisha. Nkuzaniye ibintu 7 iyo biri kukubaho bita bikwereka ko uri munsi cyangwa se uri munsi y'ububasha bw'imbaraga z'umwijima. Imbaraga z'umwijima ziba zikontorora ubuzima bwawe, zikubuza amahirwe menshi atandukanye. Ikintu cya mbere, hari kurota inzozi mbi, inzozi z'umuruho, nightmare. Kurota inzozi mbi, inzozi z'umuruho, nightmare. Tugenekereje, mare is mythological name, means goblin. Iyi goblin ni daimoni. Iyi goblin ni daimoni itera abantu mu bicuku by'ijoro, mu masaha ya nijoro. Iyi goblin ikunda gukoreshwa cyane n'Abongereza. Mu gihugu cy'Ubwongereza bakunda kwita goblin iyo bagize kurota ibintu bibi, bavuga ko goblin yabateye. Iyi rero nightmare ifitanye isano, tugenekereje n'ururimi rw'amahanga, ifitanye isano n'inzozi mbi. Inzozi mbi ntabwo zituruka ku Mana. Imana ntabwo yohereza inzozi z'umuruho. Iyo uri kurota inzozi mbi rero, inzozi z'umuruho, uba uri under spiritual attack, uba uri munsi y'ububasha bw'umwijima. Inzozi z'umuruho rero iyo zikwataka, uba ugaragara nk'umuntu utagira amahirwe yo kubona ibyiza, ukagaragara nk'umuntu utagira amahirwe yo kubona ubutabazi bw'Imana. Kabiri, guhora uremerewe, spirit of heaviness. Kumva spirit of heaviness, guhora uremerewe, ukumva ibintu byose ucamo bihora biremereye. Ibyo ugerageza gukora ukumva no umutwaro ukomeye cyane, wagerageza gusenga ukumva aremerewe. Waba uri mu rugo ugasanga abana uri kubatunganya nta muntu wakuvuze nabi, umugore ugakubita ukabandanya, amasafuri ugasandaguza, ugahora unenga ibintu byose, ugasanga buri kintu cyose wumva muri wowe nta cyiza kiri gusohoka cyane, urumva uraremerewe. Guhora uremerewe, spirit of heaviness. Guhora wumva uremerewe, ufite imitwaro wikoreye, nta cyizere, uri hopeless, agahinda gakabije, depression, umubabaro udasanzwe, sadness, kubyuka wavunaguritse, ukumva ufite amavunane muri wowe nk'uwaraye urwana urugamba, mbese ukumva uhora ufite ibintu bikuremereye. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya kabiri ko uri munsi y'imbaraga z'umwijima ziba zikontorora ubuzima bwawe, under spiritual attack. Gatatu, gushidikanya no kuba mu mayira abiri mu bitekerezo. Gushidikanya no kuba mu mayira abiri mu bitekerezo, iyo bita confusion cyangwa se double minded. Kumva mbese ahangaha ibi nabikora, ibi sinabikora. Gushidikanya, ubundi ikintu cyitwa gushidikanya ntabwo Imana iteza gushidikanya. Iyo amajwi abiri aza muri wowe urimo gushidikanya, bisobanura ngo hari irindi jwi rya kabiri rituruka kuri Satani riba riza kukurwanya mu bitekerezo byawe. Gushidikanya rero nacyo ni ikimenyetso. Ugasanga bafite mfite ubushobozi, mfite amafaranga, ariko ibintu nabikora nahomba. Ijwi rikubwira ko bidashoboka, izo
ngizo ni imbaraga z'umwijima ziba zishaka gukontorora ubuzima bwawe, zigutera confusion, ukagira icyo bita double minded, ugatekereza mu buryo bubiri ariko butagira icyo bugufasha. Inzira ibiri zananiye impyisi, mu Giswahili baravuga ngo njia mbili zilimushinda fisi. Ugasanga ushaka guhora mbese utarishuwa neza ku bintu ugiye gukora. Ikindi cya kane ni uguca mu bigeragezo. Urimo uraca mu bigeragezo bikomeye udashoboye, guca mu bigeragezo bikomeye udashoboye, ugasanga mbese ibigeragezo biri ku rwego rurenze urwawe, rwa rwego wumva ushobora kwiyahura, urwego ibigeragezo biri ku rwego udashoboye. You are experiencing strong temptations. Urimo uraca mu bigeragezo mbese birenze ububasha n'ubushobozi bwawe. Kandi ikintu tuzi, Imana ntabwo itanga ibigeragezo, ikigeragezo cyangwa se ikizamini kirenze ubushobozi bw'umuntu. Imana ubundi God is not a tempter, God is a tester. Nubango Imana ntabwo iyo igerageza, ahubwo itanga ikizamini ku byo yamaze kwigisha umuntu, imaze no kumuha imbaraga. Mu gihe Satani we acungira umuntu mu ntege nke. Iyo ikigerageza ari cya Satani, kiza ari cya kintu kirenze ubushobozi bwawe, kuko kiza kidahuje n'intege zawe. Satani agerageza umuntu mu ntege nke afite. Satani impamvu agerageza umuntu mu ntege nke afite, no muri Bibiliya urabibona cyane. Yesu ubwo yamaze kubatizwa umwuka w'Imana umujyanye mu butayu gufata ibihe, Satani yamusanze mu butayu amaze iminsi 40 atarya atanywa. Kiriya gihe kwari kugira ngo amufatiranye n'iyo minsi arimo, kuko no mu kintu yakoresheje yashatse kumushukisha ibiryo cyangwa se amubwira ngo fata, ngo niba uri umwana w'Imana ngo fatira ibuye urihindura umugati. Umuntu ushonje biragoye cyane ko atakumva iyo ngingo, kuko nuhinduka ibuye nirihinduka umugati ashobora gufata akarya, kubera ko ashonje yabyumva vuba kurushaho. Nubwo Satani acunga umuntu mu ntege nke ze niho amurwanyiriza, ariko Imana si kubikora. Imana iguha ikizamini ku byo yamaze kugutozamo, ku mbaraga yamaze kuguha, kuko Imana yo ni testa. Iyo iguha ikizamini ukagitsinda, kuzamura mu yindi ntera. Abantu bakunda kwibesha bakavuga ko Imana ibigeragezo bibi kandi bishariye, ugasanga byose baravuze ngo ni Imana ngo yabyohereje, cyangwa se ugasanga bavuze ngo bimwe bituruka kuri Satani bindi ku Mana, ariko ugasanga ntibashobora kubitandukanya. Bavuga ngo iki kigeragezo ntago ari Imana yakima, iyi ni Satani ishaka kunteza ibibazo. Satani rero kugira ngo agerageze abantu b'Imana, Imana itanga ikizamini, ntabwo igerageza kugira ngo umuntu atsindwe. Itanga ikizamini kandi imaze kuguha imbaraga kugira ngo numara gutsinda uzamurwe mu yindi ntera. Satani ajya akubona uri umukonkara, uri umutsinzi, uri umuneshi. Satani akwitegeza bati this man is a conqueror, this woman is a conqueror. Mbese ku buryo Satani akureba agasanga uri umuneshi, none akajya ku bandi akazibukira ubuzima bwawe. Ariko ibyo byose nta kundi bikunda usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Gatanu, gukamuka mu gusenga cyangwa se spirit of dryness, no kuba mu mwuka w'ubukamuke. Ugasanga wafataga ibihe, reka ntugifite za mbaraga zo gusenga, wajya gusenga ukumva birakuremereye. Gukamuka mu gusenga nacyo ni ikimenyetso kigaragaza kuri under spiritual attack. Imbaraga z'umwijima zigukontorora. Kudasoma ijambo ry'Imana, kudasoma ibyanditswe byera cyangwa se ibyanditswe bitagatifu, kudafata akanya ko kwiyiriza, to be inability in planning days of fasting. Kuba munsi ubushobozi bwo wafata iminsi yo gusenga, mbese ugasanga ubuzima bwawe wamaze gukamuka, umeze mbese nk'igiti giteye ahantu hatagira amazi. Ugasanga imibereho yawe kwa kundi wasengaga warakamutse, ugasanga n'igihe ugiye gusenga bikubereye umutwaro, uri murikiza. Icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko uri munsi y'imbaraga z'umwijima ziba zirwanya ubuzima bwawe no kwinjira mu masezerano biba bigoye cyane, bisaba gusenga. Gatandatu,
guhorana uburwayi budasobanutse, guhorana uburwayi budasobanutse, unexplainable sickness. Unexplainable sickness ni uburwayi buhora buza ku buzima bwawe ariko bidasobanutse. Ugasanga uyu munsi warwaye umutwe, ejo warwaye amaguru, ejo bundi warwaye umugongo, rimwe na rimwe abadogiteri barapima bakabura uburwayi, mbese ugasanga ibintu byawe nta hantu umuntu yahera ngo abikemure. Guhorana uburwayi budasobanutse, izo ni imbaraga z'umwijima ziba zikontorora ubuzima bwawe. Aho ngaho nabwo nta kindi cyagufasha usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Karindwi ariyo ya nyuma, guhora mu bihombo bidasobanutse, guhorana ibihombo bidasobanutse, unexplainable losses, guhora uhomba ibintu bidasobanutse. Ejo wabonye amafaranga ntuzaciye, uyu munsi warubonye akazi, wagwaye itariki bazaguhamagara, barakubwiye ngo ikizamini bagikuye, ngo baragikopeye, ngo hari ikindi kizakorwa, wakora bikanga, wajya gukora interview muri batatu bashakamo abantu babiri, ariko wowe bakabona biranze kandi warubarusha za ekri n'ibiki, ugasanga waruri imbere yabo ariko bikarangira ari wowe utoranyijwe ugasohoka, abandi bakinjira mu kazi. Ibyo ngibyo ni imbaraga z'umwijima ziba zirwanya imibereho yawe. Uri under spiritual attack, uri munsi ibintu bikurwanya. Niyo mpamvu ukwiye gukanguka ugasenga, Imana ihabwe icyubahiro. Icyitonderwa, kuva ku ngingo ya mbere kugeza ku ya karindwi byose ni ingirakamaro, ariko ikintu cy'ingirakamaro gikomeye cyane nagutangariza, nta kindi cyadufasha kuva mu bubasha bw'umwijima no kurwanya imbaraga z'umwijima usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. Kwiyiriza ubusa no gusenga, Kristo yabibwiye abigishwa ubwo bari bananiye kwirukana abadayimoni bari bafashe umwana w'umukobwa. Arababwira muri Matayo 17, amaze gutegeka abadayimoni bamaze kugenda, abigishwa baratangara, baravuga ngo uyu muntu ubikoze ute ko twahanyanyaje bikanga. Arababwira muri Matayo 17:20 kugeza kuri 21, arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano uje hirya, wahava, kandi nta kizabananira. 21, ariko bene uwo ntavanwaho n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Rero ikintu cyose cyagoranye, ikintu cyose cyananiranye, gusenga no kwiyiriza ubusa nicyo cyonyine cyabasha kugukuraho imbaraga z'umwijima. Inyungu 10 ziva mu gusenga. Gusenga biduhuza, bitwongerera gusa n'Imana. Ikindi, gusenga bituma urukundo rw'Imana ruzamuka kuri twe, natwe tukumva Imana iradukunda, tukagira icyizere ku bumana, tukagira icyizere cyo mu mwuka ko Imana itureberera kandi itwitayeho. Ikindi, bituzanira ibisubizo. Gusenga bidufasha kumenya umurongo w'ubuzima, destination yacu igasobanuka. Ikindi, gusenga bitwongera imbaraga zo kunesha Satani. Gusenga bigatuma kwifuza kwacu kujyana n'ubushake bw'Imana, ugasanga ibyifuzo byawe birimo ubufasha, birimo ubushake bw'Imana biturutse mu gusenga, ukifuza igikwiriye kurusha ikidakwiriye. Ibyo ni ibintu ukura mu gusenga. Gusenga nanone bituma Imana idukorera ibitangaza, Imana ikatugira neza, igakora imirimo n'ibitangaza. Kandi gusenga bituma Imana ikomeza gusuka umwuka wera kuri twe utuyobora bya buri munsi. Gusenga bituma dusana Yesu, kuko Kristo yaravuze ngo nimukora nk'ibyo nakoraga, ngo muzakora ibimenyetso, ngo muzakora ibitangaza birenge aho nagezaga. Ndagira ngo mbabwire ko ikintu cyose gikwiriye mu byo wacamo byose, gusenga no kwiyiriza ubusa nibyo bintu bikura umukristo mu kaga, Imana ikabana nawe kandi igakora imirimo n'ibitangaza. Ubuzima butiriza ubusa buranamuka, ariko ubuzima busenga bukiyiriza ubusa burakomera akagera kure. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Uri Imana nzima, ndagushimiye ko wemeye kumpa izi nyigisho kugira ngo zisangize ubwoko bwawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mugati wawe uraryoha kandi ukaryoha usubiwemo wongeye gusangira n'abandi. Izina ryawe Data rishimwe. Shigikira abantu bose bazakanda subscribe kuri Blessed One TV. Ushigikira abantu bose bazashigikira muri uyu murimo, ukomeze kubagira neza kandi ubaho umugisha utagabanyije. Bana nabo kandi ubashigikire. Ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu dusabye twizeye. Urakoze wa
mana we. Imana ibaha umugisha, ntibagirwe kugenda udakanze subscribe. Imana ikwiteho kandi ingabire yo gufasha uhere kuri iyo subscribe uyime, urabukoze umurimo ukomeye cyane. Imana iguha umugisha. Asante sana. God bless you all.